Murakoze. Amazina yanjye nitwa Habineza Emmanuel, ntuye mu karere ka Gasabo, Murenge wa Gisozi. Nkurikije ijambo ry'Imana twigiye hano, ni ijambo ryiza riruhura abantu, kuko abantu benshi barushye bitewe no kutamenya ijambo ry'Imana. Rero mbashije kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga ku butumwa bwiza bwo bwatanzwe na Yesu Kristo yazanye mu isi, ubwira abantu ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Mbashije gusobanukirwa rero neza icyo Yesu yakoze, icyo yakoreye inyoko muntu kugira ngo abashe kubaho anezerewe kandi afite umunezero uturuka ku Mana. Bityo rero nkaba nungukiyemo byinshi bitandukanye n'ibyo nagiye numva cyangwa se nari nsanzwe nzi, ko nta kintu na kimwe umuntu yabasha gukora kugira ngo agirwe umwere imbere y'Imana atizeye amaraso ya Yesu yatambwe kugira ngo abe ariho agirwe umwere. Nta kindi rero gihesha gukiranuka mu isi no mu ijuru kereka kwizera amaraso ya Yesu, kandi ukizera ko yakogeje de, ntuwongere kwibonaho ibyaha, ntiwongere kwibaraho ibyaha. Bityo rero nkaba nanjye nshishikariza umuntu wese ko yagirirwa ubwo buntu akaza akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nibwo azabasha guhinduka uwera imbere y'Imana. Iyi nkuru rero mbashije kumenya nkaba ngiye kuyisangiza na bene data kugira ngo babashe kumenya kandi bahishurirwe icyo ijambo ry'Imana rivuga, biciye mu kubakangurira kubamenyesha icyo Yesu yakoreye inyoko muntu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.